Aro ariko aza twikomba na 2025 itangiranye amanyanga ibintu uzabishobora kubera iki oya navyo kubera iki unguko society ifashe tugitangira kandi nzi neza kubona umugabane ari insazi abagiye bagwa muri za 40 uzayakura urakoze cyane Imana ikumena umugisha nanjye gahunda ni iyi ngiyi yes sengiye kuzasara gusa byarangiye nk'ubwo waturubuye ngo nurubura zarabunyoye da kugira ngo ari amamiliyoni wafasha zakorohera washana bikaze nzasyagika n'ibyanga nzajya mu Bugande uko niko abantu bavugishwa aro twiriwe uzi ubwenge n'utahe kubera iki mama yinjiye muri gato yawe abona mama gutiye 7 n'ibitenge 3 wesha wibesha kavu arabonye atayabona byakaze ubwo sinzi iki ngiki cyuri bugicire rese kavu urufunguzo rukuye mwana umva ndagaswe nasi ngufuri igira imfunguruzo zingahe seshatu se hanyuma wafite zingahe mfite rumwe n'urwo ku kizu cy'inkoko Imana ikumera umugisha urumva yasigaranye zingahe nyine ndabyumva n'ebyiri nasi ngo man ndamenye nisobanura gute reka nikarika icyansi cyo baragukubita no mukwaha kavu ntabwo banavuga ko ncuza imyenda aro shatwi urya uri menge kubera iki sha wa mukiriho rendira gurutoki yakuvumbuye ko ari wowe mwiba sinzi kuri bumucike ngo mwiba reka nake kumbeshera akubeshera ariko koko twi uribagije nibagije sibiki kare umuhere muteranya abantu takare kuntwara akazi oya nabyo kukagutwara iwe yibwiye bya bintu bavuga ngo werindishije umushura ngo nibakwibada bibagiye ukuntu twamwibye ibitoki muri yamvu nyine ndabyibuka ariko bira byararangiye nabyo kurangira ariko ujya wibuka yuko ubaye umusirikare aho rimwe umutima uhora ari wawunga aro niko twiriwe 2024 sigusigiye iki cyaheze shaka bisazi gusa ariko sha ntugakabye nguna n'akantu gashya warabonye ngo menya ahubwo vuga ngo baramenye shaka koza akantu ko kukumenya ko ni kabura uzi ko niyo waba ufite inkovu ku kibuno abakobwa bayizi ngo bayizi none se barandemye birenze no kukurema sha uyu mwaka urangiyeho wabaryaga nk'inkiri kurya urubingo kavu atase mwana ntusamenyere nabyo kukumenyera ubisi imiteze yari kuranduyemo roho atari kuyandarika kwawe aro niko twiyingamba utangiye muri 2025 se nizi byihorere ubu sindanya kwizigama na rimwe kubera iki uzika amafaranga yose narizigamye ibi bina byamaye Imana kuri none ndwaye yose shaba yaguramo imiti Imana habwa umugisha gose ugira ngo se utaza kuyabona suba warapfuye kubera iki none ko nancu tugira abantu bose ko mbona wo bambuye sha mwana byihorere uziko umuntu agwa amafaranga yaceneye ko yamugasanga buri kukuvuna sibyo navuze se ndegera niko mumera saresa ntuzanuke mwana oya suku gutuka uziko na wa mupanga y'umugenzi wawe ijya gutiza ifu ubugari bwawe bwatemye utayimwishyuye shatwi n'ubwa mbere menye ko abantu baba bakaze mwibanga kubera iki Yamanu yageze ku stage bose baricara bariga urakoze cyane Imana ikumera umugisha nanze kagena bibonye ngenyeni none namwe mwapapye umva ndagaswi gupapa gusa noneho yageze kuri ya ndirimbo ngo ndagutekereza amarira kuzura amaso ngo umva reka nkubwire ngemuye na Diamond namugurira ipaki y'amasambusa uziko kuba yarasubitse kuza muri kino gitaramo yatumye yemera ko abanyarwanda dukubiye umva reka nkubwire umwanzi umwanga agacana ibikoma byanyagiwe okay duriye kuri channel ya Yamanu official twirebera imizigo ye umwana aho ngaho twivugira ibyacu aro ariko twuzi ko narinze kuri umubwa bigeze hari kubera iki shangiye kuri WhatsApp yawe ndareba ndumirwa wabonye ibiki ngiye ku stati yawe mbona aho ngurukundo niki mbona aho dutima turi broken n'ubundi bu emoji buri kurira bwinshi nyine mwana sari wa mukobwa twakundanaga nasanze yarambeshaga mwana agiye gukora ubukwe muri iyi minsi umwana aho ngaho twivugira ibyacu orala ubu ngubu wari uraho wasamye uzi ngo Yvonne muzabana twari kuzabana ibaze nanduye impeta ku kibuga ndayimuha mugura imineke y'ijana nayo arayirya none dore aranyanze urabona uzaniye udora koko aro sarisa mvuye wenda kubuze kandi kugushaka sha usanze ngiye none se mane urego ngusange ko ngushaka cyane ako ntugakabye oya se gukabya biruhutirwa cyane aha ngira no kuri phone ndakumva nyine mane urumva sha mane mbwira ndakumva nyine sheri wanjye agiye kujya ibyumba kandi natike afite yabisubitse kanambwiye ngo nyamuhe wakabaye wayamuhaye nyine nanjye nibyo nyiri kukubwira umva kandi none turashaka ngo nguhe uruhushya ngaho ndarguhaye yamuha genda shaka nyine
nanize nzaba nyagushakira. ariko uri njiji abanyabyumba bagiye kumutapfuna wona kumya ku gatiki. Reka sha wibesheshiranye ndamwizeye. Harya ninde? Si Yvonne se? Ye baba we akumira n'umusuzi w'ifundi Yvonne. Ongeraho Honori. Ariko uyobowe ko guha umukobwa amafaranga ari nko kuvugurura inzu ukodesha. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Yego ndacyumva.